nta muntu ukwiye gucira umuntu urubanza. Kubera iki? Kuko bucya bucyana yande. Hari umuntu mwese utazava mwese bamukarangiye kara yo guseba. Minose ubura umuntu wese mwisi reva baho. Yaba ari karande yiwanyu wakwiga utakwiga. Urwego uzabaho uzarubanaho na karande yiwanyu yakomeseho kwa nyoko naso. Ariko karande y'ahandi urayisengera ikimuka. Ariko iyo mwanyoko naso ntigivaho. Nubwo bakwimika muri Rodani 600 ukaba umushumba uri hejuru abagitwaza hari karandi itagiva ku muntu. Ukeneye abantu badukunda twahanuye tugenda abantu badukunda tutanahanuye. Icyo nicyo cyambere. Naho kunkunda guko nahanuye nereswe uwo ntago uri inshuti. Nkunda nanahanuye umbwira ati burya numva naguhana 500. Ndumva naguhana igishoro. Ndumva nagura nakabanza. Ariko umuntu gutega ngo nutavuga ururimi ngo burakana kango yarafininye ntakerekwa ntagihanura ntabwo Imana ari sarusi hori vuga igihe cyose. Hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Nimba uje mu gihe cyo guceceka urambyaza mu Umuhanuzi gute wabunsizemo. Ndarebesha amaso yiwanyu se. Ndarebesha sendere kamera z'umujyi wa Kigali za Sofia. Ko zo barazikanuye igihe cyose ku mihanda. Ntago nakundwa n'abanose kuko sinda amafaranga. Amafaranga ni yatagira umwanzi. Ikindi cyose kiri mu amafaranga cyose kirangwa. Umuntu araguharara none ejo arangiza akaguharurukwa. Umuntu akavuga none kuwa mbere kuwa kabiri akakuvuga nabi. Kandi nanone aho umuntu ageza kuvuga neza yanaharenza kuvuga nabi. Ibyo byose bikorwa n'iki nigi. Rero ntago ndo kuyo kwikomeza ku muntu kuko n'umuntu umuntu arakogeza ejo akakwambura amanota. Umuntu ejo guha akazi ejo wati iki kintu abona gitangiye kubyibuha reka nyikure mu kazi ejo gitazankirana. Uwo ni umuntu. Hari umuntu wamwaje arambwango kureka kucyinga mutoro rya depere ngo ryo ngo wibasira cyane ngo niryo ngo wabonye ribamwe ngo niryo wabonye uzavugaho. Ndavuga ngo nambwira indi toro twatanga ikitegererezo. Ngureze ngo Gatolika ntihari. Gatolika se wabonye buzura umwuka wera bakoresha bira bintu byanyu. Cyangwa Gatolika wabonye abo bantu babamo hariya wari wabona mu Gatolika wari wabona kamera zo mu Gatolika zizana mw'intambara mu rusengero. Wabona bapfa amaturo. Wabona bagaragaza ngo bagiye gufasha umukene bunaka. Wabona mu Gatolika ukina ngo mu Gatolika ngo harimo ngo umuntu ngo banze gutangira mituweli. Reka Neze ku gitoro ry'umwuka nimbare ry'umwuka koko niba batuzura ibifukunyi bakabatuzura ibifukunyi niye mpamvu habamwe amati. Ariko muri iyi minsi ya none turavuga ukuri mubango mbese ngo runaka ngo bamuhe mba muri iyi si ariko kinshoboza kuba muri iyi si ntago ari amafaranga suko niza amashuri menshi ahubwo nukora na Yesu budasiba kuki mwagabanyije gusenga mwageze kubyo mwashakaga. Kwiga muhamagara Yesu ngo nazi bango bajyane mu ijuru ibyo babwiye gutuye mu sisi mwarabitunganyije ubu muri si mwirwa murarira ngo Yesu ngo nazi nyamara aje mwavuga ngo nyamanguje ngo tutaritegura. Nge sinshaka ko Yesu aza muri iyi minsi. Ndashaka ko aza ibyo ko yambwe ngo tukiri mwiza zadukubira ni igikibuye yamaze kunkubura amaze kugeraho. Nubatse inzu. Kwiki? Ubu se nimba kubwanga uzura indege uzajya muri Amerika uzatunga uzagaburira imfubyi. Basimana imbasabe imbaraga z'umugazi zikomereza inaha tuba bacuruzi dutunga amafaranga twubaka amazu. None se nimba usenga utagira imirimo urumva amasengesho yandikwaye. Nose nta mukene uzajya mu ijuru. Nta mukene uzajya mu ijuru. Biragoye. Ahubwo sara hari uzarijyamo. Nta mukene uzajya. Kereka umukene usonze ijambo ry'Imana ko usonze birahenda mubwiye ngo bye nari uzabona. Ubuhanuzi bw'umugore wabyaye impanga 3 mu rugo ukazinduka karekare n'igifu cye washyizemo pizza na mayoneze n'imireti ngo ugiye gushaka umunazo ngo gusengere. Uwo muhanuzi uzasanga azerekwa iki? Hazerekwa makuba y'abana be uzasanga ari mu burogo w'abana bamukubye azerekwa iki? Nese ugiye kusenga akanyara ngo ugiye kubwira Imana ngo umugore muri kanyarira ngo namare iminsi 5 kanyarira igira abagore. Nimba ushaka umugore mwiza unyuzwe n'irari ryawe ufite kuko iyo utera gushaka n'irari ntago ari ubwenge sinigiye tumaze kwiza ahubwo n'irari rigutera gushaka. Nimba ushaka umugore muzuye n'igihe genda ujye mu mujyi kwa Rubangura usenga umuzenguruko ntago uzasenga icyo utarabona umugore waye n'irari ufite. Ariko ujya kwiryama muri kanyarira mana mu mugore wambwiye kuza mu mugore none ngiye guteta byarananiye ariko kuko nakiranutse ndakwinginze uzaneretere ndakwinginze runaka semeye kwa kishijwe sinamenye ko yazankubita urushi sinamenye ko yazampinduka ariko we mana urabireba ndakwinze ngo uzamu umugore uyu n'uyu ubona ukishijwe. Imana se ninde wakoye ko matiku yabamo. Imana sigirira rirarongora ugira ngo mwisi ninde wagukubira bashye ko wasenze neza. Ariko bashuma benshi barabyemera iyo bakomeye amashyi apontere dadi wanjye ubu dufite badadi batandukanyijwe
abadadi batandukanyije abagore n'abagabo babo. Wagera mu rugo umugore bavuga ati wa mugore we wagabanyije amasengesho ya buri munsi ukajya wicara no mu rugo ukita no kubana. Umva, dadi yambwiye ko ngomba kubana nawe amezi 5 tudasibana mu rusengero, hari ibyo turi gusengera, kandi dadi ijambo yambwiye niryo bagusubye iby'umugabo yambwiye. Ukaba utavuga umushumba w'umugore wawe umushumba, uri umugabo mu rugo waramukoye umugore wawe, ntashobora ku mategeko ariko aragera ku mategeko ya dadi wo mu rusengero. Koze neza kandi kano gakiza ntago karyoshye. Nimuse ko nabarashaka kugira ngo baze gukizwa ngo kwa Yesu biraryoshye, ngo kwa Yesu ngo biranagana. Ntago binagana kwa Yesu birasharira. Yesu abanza bisharira agaherutse biryoshye. Sinzi baba batetesha abantu ngo muze musenge ngo kusenga biraryoshye. Ninde so ba mu gisirikare yumva ko ajya mu gisirikare yumva ko azambara umwenda w'umwe ryabishakira. Ninde warabasatetse umusasi w'igisunzu nkuko ubona abantu batereka ibisunzu by'imisasi bagatereka bagahizeriya. Ninde wabona ateretse ubwanwa bagezera nk'ubwashe. Nuko se batabukunda. Wari wana umusirikare yakugama izuba. Oya. Uwamona se mwugamana imvura muri Nyabugogo imvura iguye ihinze. Wari wana sakebo karebe kibuno cy'umugore cyenda kikubita muri Nyabugogo ngo agihindukire ngo akirebe ngo agifise amaso. Mu byo yatojwe ntibirimo. Hako mvuga utumwa va mu rusengero akagongesha imodoka ari ikibuno cy'umugore biri wanyu mu rusengero. Yabwirije ngo namwake n'akanimero ngo mfite iyerekwa ryawe. Iyerekwa utamuhaye mu rusengero ushaka kuzari muhera hehe. Barukuru bari ibintu by'imikino. Mu gisirikare barakurasa icyo kuri kino mu gisirikare baturusha nuko iyo barashe mwene swo muri ku rugamba bamwe bahita bamugufata bakamujya kumubika ahantu ngo ataza kwivanga na hadu bari kurwana nazo, bakamenya aho bamusize bakaza urugamba rwanjye bakaya kumureba. Ariko twebwe turabagana ntitwubahana mu murimo w'Imana. Nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Reka nanjye ngusuza kandi gushimira kuba wahisemo gukurikirana ibiganiro byacu kuri iyi channel na by'agaciro kamwe cyane kubugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira kuba waraduhisemo ugakora subscribe. Niba nawe utarayikora uyu munsi wibuke kuyikora kugira ngo mu biganiro byacu bitanu ubundi ujye uba mu bambere. Kuri kamera ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Dawidi. Nishimiye kongera kwakira umuhanuzi. Amen. Meze neza? Ndashimira Yesu. Konde burimo urajura byibuha cyane. No kwiha amahoro. Utihaye amahoro ibintu byose washidoka wageze indera. Umuntu uzabyibuha kubera kwiha amahoro? Cyane amahoro ahubwo ni yagize umuntu. Nta muntu ugirwa n'ibindi. Yesu aravuze ngo umuntu ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagera. Ugize amahirwe watonga amahoro ari hejuru y'ibindi bintu byose sitonze. Uko ibyo nibyo bitagira isoko, nibyo bidashopingwa, bitangwa n'umugabo umwe witwa Yesu gusa. Yego. Rero iyo nturije muri Kristo Yesu, na kera mba no mu ishyamba ntago nari ngaragara nk'umuntu baga mu ishyamba cyane, kuko burya nari mfite ijwi rimpumuriza rintungirayo, bigatuma rero mvuga ngo ubwo umwami Imana azantaba nicyo gituma ntazamwara. Yego. Yo rero mwese ubundi ibyamwaza umuntu birahari, ariko iyo uri kumwe na Kristo akubungabungira umutekano w'ibintu byakumwaza. Ntago twitaye ko mwisi hariho abantu bashinzwe guharabika izina, bashinzwe kugutuka, bashinzwe kukwandikaho komenti mbi, ariko barana abadutyaza. Kuko iteka ryose
iyo umuntu afashe umwanya wo kureba ikiganiro kukireba akumva ibyo navuze akumva ibyo Vode yavuze ko nubwo ngo yabivuze ngo ariko ngo ni umuvangirwe ngo yabivuze ariko ngo urumva ngo nge simwemera ngo we gute we wamaze kureba ibintu nimba n'uburozi navuze bwamaze kukwinjira wabahe ubwonko bwawe urunageresho no kuba uburozi bwakoze ugeze no kwandika muri komenti ngo runaka ntumwemera umushidikanyaho kubera se ahubwo twebwe dufite imishinga iruti y'abandi kuko twebwe iyo imishinga dufite kampani dukoramo ituma abantu bareka gukora muri kampani zabo bakaza gukorera mu zacu bigatuma rero batakaza umwanya wabo bagatakaza umwanya wabo bakaza kuza mu byacu bagaha umwanya ibyacu bakabireba ndakwanga ariko mbese ntago twakwanga abantu badutyaza ntago twakwanga sina ngombwa ngo batuvuge neza kandi burya yuvuga umuntu guhera ku wa mbere umwaka ukarangira umuvuga nabi ukabona umwaka urangiye adapfuye icyo umuvugo kitaramusohoyeho wari ukwiye kwihana nese nimba umuntu yagerageje kuza kubwirana nabwo ati wenda nimubika amazi hasigaye ukwezi kumwe wenda ngo imvura ntago izagwa nyuma y'amezi abiri zamara uko amezi abiri itagwa urabivuze noneho kuko hari abantu bashinzwe kukugenzura no kuguharabika no kukujajinga mu buzima busanzwe ngo urasenga ubundi ngo igihe yaba yavugiye kubera iki ariko nagira nkubwire ngo bora mu buzima busanzwe ntacyo dufite cyo kwemeza abantu yewe nta na kimwe gihari none se umuntu gusenga Yesu yaravuze ngo muhere musenga ubudasiba kugeza igihe nzazira none ngiye uramvuga nkasenga kandi uko mvuga nakoze umurimo w'Imana nageraje ndanatinyuka nza no kubwira abantu za kuburira abantu umuro w'Imana wowe uri aho ngaho uri ku ifiriti uri muri sare wawe uri kuri Zoom yawe uri kuri televiziyo yawe uri kuri WhatsApp yawe uri kwikontora abantu bakoze ibiganiro bahanuye waranze ukagerekaho ngo ariko ngo runaka ngo yaraguye none se ubwo nimba umuntu yaraguye we kumwanditseho ukamutuka ukoze iki uregutse cyangwa ubwo yaguyemo nawe uruguyemo sasa niho byaje ngo baza aho dukorebye ariko ntago bazaho twihanira ubundi ubwire Vode ko ari umunyabyaha gute nimba mwaranagisangiye icyaha mukamumaze iminsi iri mudahora kuki utavuga ngo byanga bikunda hashobora kubaho ko muri ya minsi bitumaze nawe urana Vode ko ashobora kuba yarihanye yego none umurakirwa aca imanza buri munsi Vode ntakijijwe iyo urebye kukegerana na runaka kucyakoresha runaka buriya ntabona ko yaguye ese Vode ni muntu ki wo kumenya ko naguye nawe ubwo atarimenya ko yaguye umenya ko naguye gute utarimenya ko waguye cyo ni ikibazo kimwe kumenya ko naguye wowe utaramenya ko waguye biriya y'Uburundi ravuga ngo ntugatokore umugogo uri mu jisho rya mugenzi wawe utarakuramwe wawe iyo urwane kuvuga ngo ntugatokora gatose kari mu jisho rya mugenzi wawe utarakuramwe akawe ni gute barwana ishyaka yo gukura umugogo w'ijisho riri muri Dawidi kandi cyamuzengereje atarakikiza si ikibazo yego rero nibaduha umukoro wo gukora wavuga nabi wakoneka komete imbe bizadutyaza nimba hari ikintu cyambere kiryohera umukiranutse nugusenga Imana afite umutyazi w'umwanzi umurozi umucuraguzi umupfumu wirwa wohereza ngo ndamwica ngo ndamukuraho nta kintu na kimwe gishobora kukuraho umugambi w'Imana Imana itabigezemo uruhare icyo wakora cyose watyaza intwaro wavuga uko umugambi w'Imana urakomeye gusumbya ibintu byose mwise abantu bagira rega umugambi w'Imana rega uranaturwanirira ni intwaro y'umukiranutsi umuntu abamo umuntu akakurwanya akatanga amafaranga akakurogesha umuntu mukagenda na umwanzi wawe mukagenda na vati nzakugira gutya nzakwica kandi musangira icyayi musangira icupa musangira kujya ku mazi musangira kurira indege kuko umuntu ari haduyi mu bwonko bwo kubutamushobora ese abantu muri ntago bakwiye gucira abantu imanza abantu ntago bakwiye gucira abandi imanza ese ko nta muntu ukwiye gucira umuntu urubanza kubera iki kuko bucya bucyana yande hari umuntu mwese utazava mwese bamukarangiye kara yo guseba minose ubura umuntu wese mwisi reva baho yaba ari karande yiwanyu wakwiga utakwiga urwego uzabaho uzarubanaho na karande yiwanyu yakomeseho kwa nyoko naswa
ariko karande y'ahandi urayisengera ikimuka, ariko iyo mwanyoko naso ntigivaho. Nubwo bakwimika muri Rodani 600 ukaba umushumba uri hejuru abagitwaza, hari karande itagiva ku muntu. Oya se kandi none se karande ntago ziyazigiye ntago icika burundu se ku muntu. Karande yo mu muryango, karande yo mu maraso y'igisekuruza cya nyoko nasko ntishobora gucika. Ahubwo habaho ikintu cyitwa nko guhonga. Guhonga igahonga, urumva? Yego. Cyangwa se nuko bango karande ngo zacu zarapfuye, nta karande igipfa. Karande ze yapfa wabonye imbundi yirasa. Ko wagiye kanyarira kenshi se utanya umupfu wa karande ryari cyangwa umudayimoni umwikuro mutwereke ryari. Karande dayimoni urasenga igahunga ariko ntago igipfa. Nuguhunga bwonyine ikaba yashya ukamutwika agashya ariko yarangiza akimuka. Ariko nta numbi y'umudayimoni igibaho. Bavuga ko abadayimoni bazamukira mu marimbi, ariko ntawo wajya gushyingura dayimoni mu irimbi ngo bati nayishinguye aha, ikimenyetso nuko n'ubu nagera nkakoreka nayishinguye. Nasenze basengesha iminsi 100 Imana ambwira ati dayimoni nzakubwira umwice, numara kumwica umunjyane Nyamirambo cyangwa Urusororo. Ninde wamujyanayo? Gukubita inkoni hasi mu butayu ukikorera ibuye nka bimwe bya bakorode niko kwica abadayimoni. Korode uramugariye kandi korode uramugariye si byabaye kandi ko nubundi nuzavuka nyuma yanjye azabisanga. Nise ko atagisibye cyeka ahubwo bitavugwa nabisibye. Hako ikintu kuri izi nkoranyambaga tubaho habaho kwamamara no guseba n'amagambo abiri. Nimba waje hano kuri no mihanda hari abazakuvuga neza abandi bakuvuge nabi, ariko abatuvuga nabi cyane nibo dukenera cyane gusoma batuvuga neza, kuko uwatuvuga neza byatwibagiza aho twakomotse naho twavuye, kandi umuntu bagiye amateka yica amategeko. Ngewe umuntu amvuga nabi kuri comment akanyandikaho nabi bintera imbaraga zo kongera guteza ikindi kintu numva nakora kugira ngo mubabaze se kugira ngo mubabaze. Ntago mpangana nawe, bimwe anziza ndakomeza nkabikora kuko ntibigize icyaha. Kambere nibyo nahamagariwe, ndakora ikintu nahamagariwe, ahubwo sinzi mama dakora ibyo yahamagara akayirwa mu nkuru z'abakoze. Kandi baba ngo udakora ntakarye. Ni gute wirwa uri mu bigano by'abandi bakoze wewe washatse icyo ukora? Imana yandemeye akanwa ko kuvuga. Nunyigana kuvuga ro atari Imana akakuremeye naho bizagera. Nushaka kuvuga nkuko mvuga utabanje kuza ngo twicarane umbaze ngo mbese kuvuga kuriya ukanazamuka bikoreshwa n'iki? Nuvuga ngo ushaka kuzamuka ukagera kure wisunga kubagutanza uri gushaka kujya. Yego. Mukicarana. Iyo ushaka kuba umukire ushaka abakire bakize imbere yawe mukagendana bakaguha ku bitekerezo, kandi kiraza kurwira no mu boss ukamusumbya intambwe. Ukamusumbya inyota. Akanywa icupa rimwe ukakubita 3 ngo nuko ushonje. Itoze kurya nk'abakire, itoze kurisha nimba ari foke n'icyuma ubirishe mu gihe iwanyu bavati ngenda narishaga ikiko gigitiyo narishaga ikirushe, ibyo biveho kuko wawe n'umukire. Nurangiza ukora ugendane nawe, nimba avuze ngo tugende ni mutaye we kumusumbya intambwe, we kumubwira ngo bose ngo numva ngo nakerewe ngo natinze. Uhatinze se wabanza ukareka ukumva icyo yaguhamagariye. We ko ataravuga ko yakerewe ari wana kwihamagariye. Rero tubwira abantu yagutuka, jewe ntago nzi umutima wa Ivode, ntago uzi umutima wanjye. Yo tuve hano kuri kamera ujya mu nshingano z'urugo rwawe, nanjye nkajya mu nshingano z'ibyanjye. Ntago iyo twongeye guhura hano shinzwe kukuvuga ngo Ivode ngo ejo byagenze gute. Akari mu muntu karivugira, kandi umutima ni uzaca urubanza. Umutima w'umuntu ni uzaca urubanza. Ntago hazaho ngo kongo nakwatuje kenshi, ahubwo uyu mutima agasumari kakurimo k'ibyaha, agasumari kigomwa n'ishyari, akaguma ko kwanga mugenzi wawe, kuba mugenzi we yasabirwa ubuvugizi ukajya kubanga ariko ngo runaka musaba ubuvugizi ngo kuki adakora. Ubusa bakoze barwaye kanseri bivuje bakaba imitungo ishize badakize bizagenda ute? Ibitaro bizabajugunya cyangwa n'ibitaro nabyo biravate hari imishinga ishinzwe gufasha abantu babuza mikoro. Nta muntu wigira,
nta muntu wigira, nta n'umuntu uzuza byose. Kabiri, watunga imodoka, watunga etaje, wagira amashuri, muri ibyo byose utunze ukeneye mu Imana. Yego, ukeneye mu Imana uko byagenda kose. Turabivuga buri munsi, mwagize n'amahirwe ku uyu munsi yo YouTube itaraje, bakaba barafunze insengero, ubutumwa bwiza bakaba bwarakaswemo kabiri, bariyeri igakatwamo kabati, ubutumwa burahagaze. Abantu benshi baba bari kubyina nomero ya soro muri Amerika, abandi hano mu Rwanda babyina nomero ya soro, abandi tumwanze twamuke tugigoma karabandaje. Urumva ariyo ndimbo biberamo. None umunsi hari abantu benshi, dufite abantu twabwirije ubutumwa bwiza kuri izi kamera, gusubya n'abashumba bahagaze muri ADPR. Ubutumwa bwiza bw'abantu bari muri Canada na muri Amerika, YouTube zitaraza, ko abantu bahindurwamo kabiri. Ivuga butumwa kwe mu Rwanda n'agashyitsa kwe mu Rwanda k'umwimerere yagize muri Amerika gahita gahinduka. Adahuye n'ijwi ry'umuhanuzi, nahure n'ijwi ry'agitwaza ritambuka ry'ikijoro yashyizeho mu gitondo, nahure n'irya masasu na minyoni. Harya umuntu yakomeza kuba umwizerwa? Y'intama ivuye mu rwuri rwa rigise, y'intama idafite umuntu yishumba irazimira. Bajye bashimira ko mu gitondo nimba utanyemera kuri cano ya Ivode, uzajya kwemera kuri cano yo kwa Minyoni. Minyoni uzasanga yabwirije. Minyoni nimba utamwemera, uzagenda ujye kwa Brazil, ugende usanga ari umuntu bashyizeho umuhanuzi mushya. Nuvaho ugenda uzenguruka, ujye kwa Korode, ujye ku Ntoranywa, ujye no ku zindi cano zose zibaho. Kubera iki mpamvu ibintu byose Imana abishyizeho? Nugira ngo wese murahure na mwarimu we yemera. yego, nta kindi Imana yabikoreye kugira ngo kuba yarampamagaye barika bahamagara nurika muhamagara, nukugira ngo nimagara kuwa tuti mpagazeho. Unimba unyemera uzakoma amashyi, uzatinda mu rusengero, uzantega amatwi unyumve. Ariko Ivode naza ku gatote, Zabona bamwe bose bajya muri telefone, bubika umutwe bajya muri telefone, bajye kuri TikTok, abandi bajye kuri WhatsApp. Undi ahita yisohokera ati runaka naza kubiza nibwo ndagaruka mu rusengero. Urasimwemera. Munyangire mu bantu b'Imana koko nimba koko mwarakijijwe, munyangire batera muri mu rusengero muyikura. Uwo mudayimoni nimba muva ko dayimoni apfaga bakamushingura. Abasanga mu rusengero gute mwaje mu nzu y'Imana? Aho uvuga ngo dayimoni ngo irambwiye ngo runaka si umwemera, runaka sinawe gute? Dukeneye abantu badukunda twahanuye, tukeneye abantu badukunda tutanahanuye. Icyo nicyo cyambere. Naho kunkunda guko nahanuye neretswe, uwo ntago uri inshuti. Nkunda nanahanuye umbwira ati burya numva naguhana 500, ndumva naguhana igishoro, ndumva nagura n'akabanza. Ariko umuntu gutega ngo nutavuga ururimi ngo burakana kango yarafininye ntakerekwa ntagihanura, ntabwo Imana ari sarusi hori vuga igihe cyose. Hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Nimba uje mu gihe cyo guceceka urambyaza mu muhanuzi gute? Wabunsizemo. Ndarebesha amaso yiwanyu se, ndarebesha sendere kamera z'umujyi wa Kigali za Sofia ko zo barazikanuye igihe cyose ku mihanda. Nta nubwo itega ryose ngemba mu mwuka igihe cyose. Yo nari kuri kamera, ntajye mu masengesho, nari mu butayo. Ikindi gihe cyose mba nagiye gushaka ubuzima bumbeshaho. Kandi mugende gushaka bw'abuzima ntago mba ndi mu mwuka. Uburi mu mubiri. Ntago mba ndi mu mubiri, ntago mba ndi mu mwuka. Ubuse wambwira gute ko umuntu ashobora kuba atwaye imodoka bari mu mwuka? Wambwira gute ko umuntu yaba ari kugikwara hejuru ari umufunda ari umuyede akaba ari mu mwuka? Wowe uraterura itafari, uraterura bloke sima, uri kwishase hasi ku gipondero, uri mu mwuka. Yo turi gushaka iby'umubiri dutunga ntago tuba turi mu mwuka. Kuko wambwira gute se kuba mu mwuka nimba turi mu nzu y'Imana tukaba turi mu mwuka? Twaza noze tuba mu mwuka. Ibyaha byawe bikomoka he? Kandi ko ari byo ibya umwuka wera n'urinda umuntu ibyaha. Iyo umuntu atari mu mwuka ibyaha birinjira, ushobora kuvuga nabi, ushobora kureba ikintu kikagucumuza kuko utari mu gihe cyo kubana na Yesu, uri gushaka ibirayi ngo by'abana, urimo gushaka aya nyirinzu, mbese ibintu byakaze. Cyo gihe waba uri mu mwuka gute? None se kubera iki ahubwo iyo mirimo yose utayikora ariko ukaguma no mu mwuka? Ntago waba mu mwuka iteka, ahubwo habamo kuba mu gakiza iteka. Ushobora kuba uri mu mubiri ariko uri mu gakiza. Hoya shobora kuba ngewe ndi mu gakiza. Urumva? Nkaba mu gakiza. Namara kuba mu gakiza, ndi uyu munsi ndi mu rusengero cyangwa se ndi ku musozi cyane mu masengesho. Ariko nimba nyashoje, nkaba mfashe ipiki ngiye gukora umuhanda cyangwa ngiye gucukura ikinombe cy'amabuye.
icyo gihe ntago nzaba ndi kurwana n'urutare ndi mu mwuka, nzaba ndi kuva ibyunzwe niyushya kuya, cyane ko nje bavuga ngo tuzarya twuyushya kuya. Umugore nawe ngo azabyara agize ate ababaye. Ntago ro kiragihe abantu byabyumva, nimba baba mu mwuka iteka ryose ibyaha biva he? Nimba munyemeza ko abantu ba mu mwuka iteka, ibyo byaha bituruka he? Hari akantu ugeze kuvuga ngo bamenye aho mukorera ibyaha ariko ntibamenye aho mwihanira. Kuki se wumva ko abantu bagomba kumenya aho mukorera ibyaha ntibamenye aho mwihanira? Kuki mutakwihana ahubwo mukanabereka ko mwabyihana? Nuko uwo aho wihaniye nta muntu kuvuga wihaniye kuko abari gukora umurimo wamuhamagaye, ariko mwakoranye icyaha n'ubundi we hari igihe kenshi bari shitani wamukoresheje kugira ngo ahora guharabika. None se ubivurika nkubaza ikibazo, ubu waruzi ko igihe umaze ukijijwe hari umuntu mwabanye kera atarabona utarajya ku karubanda nk'uko tuba ku karubanda, utarajya mu rusengero ngo uririmbe cyangwa ucurange cyangwa se ube muri korari, n'uyu munsi bavuga ko utarakizwa cyane. None se uwo muntu wamukorera iki? Uwo nguwo nyine azi ko wari utekera, ko wari umutera amakofe, ko wakubitaga wari ufite karande yo kurwana, yo kunywa inzoga. N'uyu munsi arati nubwo kana ko inzoga yanywaga ntago yavayo, hari zanywera mu burugo. Urumva? Uwo ni umuntu ubivuga gutyo, ariko Imana yonyine na Kristo bazi ko Dawidi nkishijwe. Kuko nta nundi ukwiye no kumenya kunyuza usibye Yesu wenyine, ari nawe wambambiwe. Kabiri na data wambyaye ntago akwiye kumenya ibyo bintu, kuko simba yo kubera ko papa na mama bariho. Ndiho kubw'amaraso ya Yesu. Kuko biratubwira ngo nabamenye mukiri insoro mu nda za nyoko, mutaravuka, mutaranabaho. Urumva rero ntago twamenywe kuko mama yantumwiza cya papa yateye mama inda, oya, ahubwo nge namenywe na Kristo, namenywe n'Imana no mu bitezo bya data na mama bitarabaho. Muri yandi mago tuvuga ngo y'abagatolika baririmbye. Ntago nge nshobora ko icyo gihe ko naba ndiho kubera umuntu, ndiho kubera Imana. Niyo mpamvu ibiza byose, intambara, amagambo, amabuye, ibihosha imijugujugu, ibyo byose ubiteka umuntu uri umugambi w'Imana bimusiga hagaze. Igihe abantu bakuvugiye nanjye bamvugiye, nagakwiye kuba naragiye muri gereza z'ibyo bavuga, cyangwa naraguye no mu mutego w'ibyo bavuga. Ariko ushaka umuntu ni ikimenyetso cy'ibyo uvugira kuri Vode. Reka ntakizane. Ngo namubonye ngo aca Kimironko, ngo agendera kamvirope, ngo se kuki ngo kuki ngo agendera na envelope, ngo yagura ngo amazi ntakire muri envelope. Nge ntago nkwiye gukontrole ibyo utwara muri envelope. Hoya, nimba ari kambuca, nimba ari n'ibyo byuma uzabinywa, ariko Imana ukorera niyo yonyine izi umutima wa Ivode. Kandi kabiri ntago Yesu yamanukiye abantu bakijijwe, yamanukiye abanyantege nkeya, yamanukiye abari barojwe n'ibyaha. Hari abantu bagirana ubusabane n'Imana bari mu byaka gusumbya umurokuru ba mu rusengero. Ariko Bibiliya itubwira ko tuzabamenya ku mbuto bera. Niba Bibiliya itubwira ko tuzabamenya ku mbuto bera. Niba umuntu tumubona mu gihe akora ibyaha ariko tutaramubonaho imbuto z'ibyiza, ngo nuko aho yihaniye tutahazi, uwo muntu tuzabure kuvuga ko cyangwa tuzabure kumucira urubanza, tuvuge ko adakijijwe. Ariko nta mbuto zera ku giti kitagira imizi. Ubundi gahunda ni ukubanza ukamenya ngo mbese Kristo mubanye gute, ushoye muri Kristo bingana iki, ugira umusabane na Yesu bingana iki, kuko nta giti cyakwera imbuto kidafite imizi. Rero urugero rwiza Yesu yaravuze ngo abo bahanuzi n'abakozi b'Imana bitiriye umurimo wanjye muzamenyera ku mbuto bera. Umuntu ashobora kuba nta mbuto afite uyu munsi, wowe Ivode wa muntu akirwa kurangaza, ejo nakakugira igicamuke, kandi ejo muri uko kutagenda agaragaza za mbuto agenda agira. Imana itaramuhamagara ngo akiri ibiheri mu murimo w'Imana, ataranoga ngo anoge muri Kristo Yesu. Noneho Imana ikamutegwa mu buhamya bw'ejo hazaza bwo muri uwo mwaka iri kumwigishirizamo, agenda ava gusenga, asenyuka, acana umuntu utazima, acana umuntu ugenda uzimazima, ariko agenda agwa, ariko agenda anywa inzoga, ariko agenda asambana, anywa inzoga, azana abagore babiri, aho ari ugeze hose atura hasi umugore abonye. Icyo gihe akaba Imana iri kumushaka bundi buhamya bundi bwa kabiri, noneho bya bintu wa muntu akora bikagutesha kubana n'Imana yawe, kawe rwango ariko kanaguye adakizwa neza, bikazanye noneho n'igihe ukamuvuma
kama ati sinkwe no kwana no muri groupe nkwe no kuzamutenga nkamusohora hoya mureke. Yesu yaravuze ngo amasaka agomba kurana n'urukungu. Yego. Nusu abarokore nubwo mwasenga tukerekwa kwa jana mu gihe itorero rutarataha ntabwo urukungu ruzatandukana n'amasaka. Nimushake muzarakanyarira inshuro nyinshi mujye mu mazi mujye ku misozi ya hehe nta gihe urukungu rutareka kubana n'amasaka kandi mbibutse ko umugisha w'isaka uva mu rukungu. Yego. Nakubwiye ngo ibyaha by'abantu abantu batwanga cyangwa muri abantu batuzanira n'utwegeza kubana na Yesu ahubwo nibo batwigisha gutuma tuba abanyeshuri beza bigatuma tutarwara umurengwe n'ivutu ryo kwibagirwa umwami waduhamagaye. Ntago ngiye nkwe kuba ngo ndamarare ntago nakundwa n'abantu bose kuko sinda amafaranga niyo atagira umwanzi. Ikindi cyose kiri mu y'amafaranga cyose kirangwa. Umuntu araguhara none ejo arangiza akaguharurukwa. Umuntu akavuga none kuwa mbere kuwa kabiri akakuvuga nabi kandi nanone aho umuntu ageza kuvuga neza yanaharenza kuvuga nabi. Ibyo byose bikorwa n'iki nigi. Rero ntago ndo kuye kwikomeza ku muntu kuko n'umuntu umuntu arakogeza ejo akakwambura amanota. Umuntu ejo guha akazi ejo wati iki kintu abona gitangiye kubyibuha reka nyikure mu kazi ejo gitazankirana. Uwo ni umuntu ntiwanamushobora. Dukwirireho kubana na Yesu budasiba. Yesu akakuvuga neza mu ruhame rw'abatakwemera wajya gusenga Yesu akakuvuga ibigwa akakumanuka akagukuraho igisomo n'amagambo warakuvuga kandi kiruta ibindi byose akazagukura n'ikiruta icyo abantu babona atari kuzagukorera kuko ni Yesu dukura ubuzima bwo kubamo ni udukura ubuzima tubayemo mu mujyi wa Kigali nta wundi. Reka uyu munsi tuvuge ku kintu bita gusenga. Gusenga ubundi gusenga ni iki? Umumaro wo gusenga ni uwuhe? Gusenga umumaro wo gusenga wa mbere gusenga bituma umuntu atagwa mu moshya. Reka tuhere ubundi kwanza gusenga ni iki? Gusenga ngiye ku rwego ndiho rwanjye cyangwa ku bwenge mfite kuko umwe yaravuze ngo nta muntu wamuremure atafite icyo ahagazeho. Gusenga ngiye nabyita nk'ubuzima. Gusenga ni ubuzima. Rubugize ubuzima bw'umuntu usenga. Gusenga ni ubuzima. Ubwo niko nge mbyumva ku giti cyanjye. Ariko siniteye ko nyuma yanjye hari n'abandi bazi kwanariza cyane bafite ukundi babivuga. Ariko kwiza umunsi ngewe mbaje kwambwa se gusenga bikumariye iki cyangwa gusenga ni iki? Nakubwira ko gusenga ari ubuzima. Gusenga bituma umuntu adahemuka. Gusenga bituma umuntu ashobora kuba mu bukene ntajye kwica umuntu niba umuntu akanyurwa nuko ari agategereza Imana yamusare ngo bwacya butacya nzi ko yavuganye nanjye iyampa umushinga wo gusenga iyampa akazi ko gusenga iyampamagaye nzi ko itazankurira mwaho. None ubu ntago bafunze isengera amabanda akaba menshi. Buretse amabanda yabaye menshi kubera ko bavuze ifunze cyane ubundi yarahari. Harabo yihishemo. Ego ko hari amabandi yatwikuruwe noneho yabaye menshi indaya zabaye nyinshi urumva. Ibyo byose rero Imana yo yabishatse yatanga gakiza umunsi umwe ariko ntago leta ibyo bisambo yabimara mu munsi umwe n'izo ndaya kandi mu bintu leta idateze kuzakura mu mujyi harimo kutirukana igisambo n'indaya kuko mu bya mbere biranga umujyi ko wateye imbere ugomba kuba nk'ibisambo n'indaya. Abarokore bamwe na bimwe bacika mu mujyi ariko indaya ntiyahacika cyane rwose. Indaya ni katikati umujyi bawubaka hejuru y'amazi bawukira mu kirere ka jana indaya uzasanga ihahagaze. Kandi abarokore uzasanga bamwe baramanutse bamwe barakubise he baragiye mu Gakenke abandi barasubiye mu ntara basubiye ku ivuko. Nabwo hari n'abazasoro basange barahemutse bahite bahindura gakondo bagiye muri Uganda n'ahandi nk'uko abandi bose bagiye ariko ndashaka kubwira ko ibyo bintu ntibishobora kuba byabaho. Ariko indaya ni muri mu mujyi. Indaya ntabwo tuze kuzaba mu mujyi wa Kigali na Marine. Ntabwo ibyo bizabaho. Hari abantu bundi indaya ibisambo umukiro ufite business n'umunyamasengesho wasenze by'ukuri wabaye n'Imana neza. Abantu bafite ubudahangarwa muri uyu mujyi wa Kigali. Ariko abandi babikora bivangavanga bafite agashoro gake abo batse ngo umuntu ngo yaragiye ngo ajya kubaka ngo ese uwo nihe ndavuga mu manegeka koko nihe navuga ubu ngubu hari amanegeka
ngo waraje wubaka heze reka tuvuge batsinda ngo ukabwira ngo ngiye nubatse ngo ibatsinda ngo urumva ngo navuye cyangwa ngo ndashakisha ngo nkore ikiyede ngo ndubaka ngo mfite ngo imiryango 6 imiryango 6 banza ujye kwishoma urebe nimba iyo miryango yawe mu mazu leta ishaka n'imiryango n'inzogi harimo wenda n'urugi rumwe rwo kuri saro mu muryango leta ikeneye urugi ruzakinga cyangwa n'imiturire urebe ko yujuje wararebye usanga urabyuje kugira ngo ukandagira abantu ngo ufite ngo imiryango ine wishyuza ubu se mu minsi uzajya uvuga ko nawe uzajya wishyura abandi kuko none ikimenyetso cy'uko wase n'ahantu hatemewe muri towa nuko nujya no kuhava nawe uzajya gukodesha nk'abandi ibyo waribagiwe bigiye kugaruka mu bwonko bwawe yamere wavuze ngo sinyikodesha inzu bigiye bikugarukane ukodeshe nk'abandi kabiri buri umupangayi ufite akazi ufite ibyo akora arusha agaciro nyirinzu mu mujyi wa Kigali kuki cyane gutese kubera ko umupangayi ajya gutura ahantu bitewe n'urwego ariho ashatse ufite amafaranga ushaza yotura Nyarutarama ariko umuntu utuye mu Gasyata mu manegeka hejuru ni paka imyaka 20 zamushora azamuka jari paka namwisho nta n'icyamuhindura kugira ngo areke yo gakondo cyo ko leta nisanga mu manegeka izamukubita mu bwati va mugende hano tugiye kwatera ibiti bizabizana kayaga mu mujyi wa ko amaze kuba menshi ariko umupangayi yemeye kuya gutura ahantu ashaka ntari mavuze kugira ngo nje gutura muri quartier Nyirambirwe reka ndwana niki ndaje kurambirwa n'inzu mbamo kubera iki nagiye gutura mu yindi nimba inzu mbona yataye kuzana abadayimoni nje kuba mu yindi ko nundi nicura amafaranga kuba ahantu ngo mpabaye imyaka 10 ndaye imyaka 10 se ndi kurinda ubutaka bwanjye nkoreye nimba ahantu numva kirimangi imaze ko itangiye korambirwa njyana handi ariko umupangayi agomba guturana hose ashaka yaba muri Kimironko yaba kwirebero aho ashaka hose yahatora ariko nyine inzu ntago ashobora gutura ahantu abonye ashaka uwo munsi byamworohera ariko umupanga afite ijambo kandi buri abapanga nibo babesheje banyiramaze Kigali ntibagire ngo batubesheje ubwo nitwe tubabesheje muri Kigali ariko banyiramazu nabo babaye badahari se abapangayi babahe wowe se wariye kurya manze byakugora oya se kandi ngiwe nariye nariye burya imbeho mbi niyo mu gifu ariko nge nariye nakubita ingangi mitondo nkajya muri restaurant nkambara neza ngogira muri Yanza nkajya kurya nkambara inkweto nziza nkakomeza ndagubwiye se ko mfite amafaranga wankangisha ngo nuranyime inzu hoya ahubwe imbeho yo mu gifu niyo mbi twebwe tubesheje abantu muri Kigali ubu se kuki isoko barikinga ugasanga abantu barize barira kubera iki si uko umupanga yese wavuyemo ubuzabone ngo bararwana ngo isoko barifunze ngo inzu zaje bazisenye none kufite uyubamo wanyuzwe n'iyuruma ugatoza ariko ndashaka kukubwira ko igihe turimo gusenga tugomba kubihindura ubuzima ndetse tukabigira nk'akazi twitabira buri munsi ugasenga ugasa n'amasengesho icya kabiri ugasa n'iyagusengesheje ni gute umuntu agira ibintu bitayifite ubuhamya ariko bivuga agashaka gutunga ipantaro idafite ubuhamya ugashaka gutunga kamera idafite ubuhamya ugashaka gushyiraho umurongo wawe udafite ubuhamya tunga ibintu bifite ubuhamya kuko ibyo bintu bifite ubuhamya iyo bahamagaye abantu bakoze nabi bagamagara bakoresha ubutekamutwe nta mutima ukurya bahamaga abanyamakuru bamaze gutera abantu inda ubu mutima wakurya uzi gutayiteye umukobwa ariko hagize wo bagwati abanyamakuru bose twarabonye kuri kamera mu ikoranabuhanga twarababonye harimo abanyamakuru bakoze ibintu bamabaye nayo turabakeneye baguhamagaye irani murabahungu guhamagaye yabo iguhamagaye gato yewe mutima urakurya ntago bajya bandika message baraguhamagara ariko bakubwira ati hari umukobwa abakobwa 4 umaze gutera inda kuri kamera babwira ngo urabe biganiro ubamamaze bazamuke udahise urwara igicuri aho hantu bataranaza bataraguhamagara bwa kabiri urwara igicuri ariko umuntu ufite ibintu bifite ubuhamya nubwo bavuza nubwo bashiza ikajugujugu hejuru n'isasu zikavuga umutima ntugusimbuka umutima utagucira ubanza uratinyuka
Jemba bazwa n'umuntu uri gufata umwanya we akajora ibyo abantu bakoze akajonjora akavuga hari umuntu wamwaje arambwira ngo kureka kucyunga utoro rya depere ngo aribyo ngo wibasira cyane ngo niryo ngo wabonye ribamwe ngo niryo wabonye uzavugaho ndavuga ngo nawe umbwira indi toro twatanga icyitegererezo ngo se gaturika ntihari gaturika se wabonye buzura umwuka wera bakoresha bira bintu byanyu cyangwa gaturika wabonye abo bantu babamo hariya wari wabona mu gaturika wari wabona kamera zo mu gaturika zizana nk'intambara mu rusengero bibaho se wabona bapfa amaturo happy wabona bagaragaza ngo bagiye gufasha umukene bunaka happy wabona mu gaturika ukina ngo mu gaturika ngo harimo ngo umuntu ngo banze gutangira mituweli reka Nese ku gitoro ry'umwuka nimba ari ry'umwuka koko niba batuzura ibifukunyi bakabatuzura ibifukunyi niye mpamvu habamwe amatiku abandi titorero ngo nuko ngo ari ry'ubugingo kuba ari ry'ubugingo se rigomba kuba mu mpaka rigomba kuba mu mpaka igihe cyose ahubwo bo ubwabo nibabanze babanye ko ikizira kinji yahera bongere basenge kabiri ikintu kizaba kubita hasi nugucecekesha umwuka w'Imana bagashaka kubaho nk'abanyamubiri batazijwe ry'Imana barafatijwe imana bakaricecekesha ubashanga kubaka ibintu byabo ngo bitaba mu ijwi ry'Imana bitagira umuhanuzi bitagira ngo werekwa kuko bazi ko bicariye ikizaba bicariye ibyaha kera ko twabyiniraga Imana tukabyina ivumbi gatumuka musoni nta makoro yazamo abantu bakabyina ivumbi gatumuka musoni ku buryo urana mugenzi ugasanga yahindanye ntabwo Imana yakizaga abantu none ngo muzi kubyina Imana ni ikizira ngo uratwara inota myinshi cyane ngo Mukene arajya muri rindi ngo arajya mu iteraniro rindi ngo mukangurunguru ngo nuhimbarisha cyane ngo iminota ngo urayimara ngo tutabe ngo badatuye ngo batazagusohokana amaturo mbese nuvanga abakristo muri iyi minsi bari mu nyungu z'abapasiteri ntabwo bakiri mu nyungu za Yesu ahubwo bagiye mu nyungu z'abapasiteri yego ubwo sibyo bazabyikora ryari bazabima kugeza ryari bazagororerwa nande ko y'umushumba apfuye n'ibyo yagusema babipfuye uzarokoka bigenze gute wabanye n'umushumba wari kukamenya ngo ubundi ubana na mushumba ari Imana yaguhuje na mushumba wemeye ko mushumba kurambura ibiganza byo yaramaze kumenya ko ibyo biganza atari iby'ihene yego bituzuye amaraso bituzuye ibyaha ariko muri iyi minsi ya none turavuga ukuri ngo mbese ngo runaka ngo bamuhe mba muri iyi si ariko ikinshoboza kuba muri iyi si ntabwo ari amafaranga si uko nize amashuri menshi ahubwo nukorana na Yesu budasiba kuki mwagabanyije gusenga mwageze kubyo mwashakaga mwiga muhamagara Yesu ngo naziba ngo bajyane mu ijuru ibyo babwiye gutuye mu isi mwarabitunganyije ubu muri si mwirwa murarira ngo Yesu ngo naze nyamara aje mwavuga ngo nyama ngo uje ngo tutaritegura nge sinshaka ko Yesu aza muri iyi minsi kubera iki kubera icyo udashakaza ndashaka ko aza se ibyo ko yambwe ngo tukiri mwiza azadukubira ni igikibu yamaze kunkubura amaze kugeraho nubatse inzu ubu se nimba kubwira ngo uzura indege uzajya muri Amerika uzagaburira imfubyi mbaze kugabura zingahe ni tekinike y'abantu birwa biriza batazikiri kubariza ahubwo basaba imbaraga z'umugazi zikomereza inaha tuba abacuruzi dutunga amafaranga twubaka amazu niturangiza tunyurwe n'ibyo dufasha abantu tutafashije dukennye kuko biravuga ngo gusenga utagira umuntu kwagupfuye amazu yose twasenze dukennye ubundi buriya nta buzima bafite amasengesho mwasenze mukennye dukennye dushonje ntacyo amaze ni nkaho ntacyo amaze kandi Yesu aravuze ngo amasengesho atagira imirimo abagize ati none se nimba usenga utagira imirimo urumva amasengesho yandikwaye none se nta mukene uzajya mu ijuru nta mukene uzajya mu ijuru biragoye oya se kandi cyane ahubwo sara hari uzarijyamo nta mukene uzajya kereka umukene usonze ijambo ry'Imana kuko usonze birahenda mubwiye ngo bye naryo uzabona usonze ngo amafaranga reka nkubwire banza usonzere ijambo ry'Imana niryo Yesu yavuze ariko ibindi byose byatuma utanarijyamo takurahiye ubuhanuzi bw'umugore wabyaye impanga 3 mu rugo ukazinduka karekare n'igifu cyawe washyizemo pizza na mayoneze n'imireti ngo ugiye gushaka umurozo ngo gusengere uwo muhanuzi uzasanga azerekwa iki hazerekwa amakuba y'abana be uzasanga ari mu burogo w'abana bamukubye azerekwa iki kujya mu ijuru ko umukene uvuga nta guhari
kereka umukene usonze ijambo ry'Imana naho abasonze ibirayi bwo nyine nta nubwo kwa Yesu ntago ari ibirayi ntago akwiye no kuvuga ngo uze kwa Yesu guza kuko n'abatamuvuga barabirya. Yesu twamenye kugira ngo aduhe ibirayi. Yesu twamenye kugira ngo atuzure ubugingo bwabupfuye aduhe ubugingo aduhe ubugingo ubuzima buhoraho. Naho nge nkurikije ko kubura kw'ibirayi nitumukorera tunyuzwe dukiranuka nibyo byose n'inyongera zabiduha. Kujya ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka nibyo byose n'inyongera. Nta bindi rero bihari byo ngo abakene ngo yizere ngo ubuze nayahe masengesho umukene yasenga kanezeza Imana. Waba uri kuriza abana batatu mu nzu ugasenga Imana ikakumva. Waba uri kurara ku muhanda muri Nyabugogo bagusoye mu nzu ugasenga isengesho rikumva. Ariko umukene ufite usonze ijambo ry'Imana aravuga ngo ubwo umwami Imana izantabara cyo gituma namwara kuko ijambo ryaramwuzuye imizi yarashoye. Yesu aramubwiye ngo nimuba muri nge amagambo yanjye akaba muri mwebwe muzasabe icyo mushaka. Yuba muri Yesu urasaba. Kabiri ndabwira abantu birirwa bari gusenga abasengesho ngo turasenga ngo duhe ubukire ntabwo amasengesho azana ubukire. Ubukire buva mu gukora. Ubusa abantu basenze niba barakize barutana batarasenze kuki usanga aribo ahubwo bakennye bafininye ho ngo birwa umuntu akirwa ari gusaba igihumbi asaba igihumbi. Ni mave ibintu byo gukobya wango gusenga ngo Imana yarambwiye ngo izankiza ngo izantabara. Wowe urabutagira n'abakire batanu bakwishyurira n'inzu ngo uzakizwa nandeze kumugisha w'Imana uba mu bantu. Imana muzahurira muri Nyabugogo se muzahurira muri Kimironko muzahurira ku kigo cy'indege banza mbere uko wumve kuzakira gira abantu batanu wabwira ibibazo byaba bati byubuze bangi nabwiye umuntu ikibazo ko mfite ubukwe antwerera miliyoni imwe. Vuga ati byibuze burya uwantwere miliyoni imwe ejo byibuze azansura no mu rugo tuzasanya n'ibirori bya anniversaire. None nta nahantu ujya mu anniversaire ntuzi n'imyaka yeko n'itariki ibira y'imyaka yawe ngo urashaka ngo urasenga imeza gubukire nimba ushaka ubukire jya gukora. Nta masengesho azana ubukire abaho y'umuntu ibyo byo kubeshya abantu nibareka ahubwo nibakore Imana ibakize. Kabiri ikoresha abantu nimba ibyo bivuga ngo nzaba ngo muri Kanyarira nese ugiye kusenga Kanyarira ngo ugiye kubwira Imana ngo umugore muri Kanyarira ngo namare iminsi 5 Kanyarira igira abagore. Nimba ushaka umugore mwiza unyuzwe n'irari ryawe ufite kuko iyo utera gushaka n'irari ntago ari ubwenge sinigiye tumaze kwisi ahubwo n'irari rigutera gushaka. Nimba ushaka umugore muzuye n'igihe genda ujye mu mujyi kwa Rubangura usenga umuzenguruko ntago uzasenga icyo utarabona umugore uhaye n'irari ufite. Ariko ujya kuryama muri Kanyarira Mana mu mugore wambwiye kuza mu mugore none ngiye guteta byarananiye ariko kuko nakiranutse ndakwinginze uzaneretere ndakwinginze runaka semeye ko akishijwe sinamenye ko yazankubita urushi sinamenye ko yazampinduka ariko we Mana urabireba ndakwinze ngo uzamu umugore uyu n'uyu ubona ukishijwe. Imana se ninde wakuye ko ayo matiku yabamo. Imana sigira irari rarongora Imana ikoreye. Wofi yaravuze ngo sizinzira inzira ebyiri imbere y'umwana w'umuntu uzace mu nzira ikoroye nimugize imyaka yo kurambagiza wagiye ukarambagiza. Kabiri wirambagiza uhangiye ku mukobwa umwe kuko uwa mbere ntago azakwemera n'uwa kabiri ntazakwemera n'uwa gatatu ntazakwemera. Biravuga ngo komeza urambagize kugeza uzagira kukwemera. Ariko nutumbira ngo ndayagutereza ngo kwa generali ngo niho ngo Imana yambwiye generali mwafatanye kurwana urugamba ariko no ye Muriya gutereta nukuri Imana itagize ikimarira umuntu waseba. Hari ibintu barokore bebwa bibamo ngo ngiye bumva ngo nimba ngo ntaranasenze ngo Imana ngo yanyumvije ngo yanjye ngo yabana no kumva ngo ne mama na ya papa. Erewe ubu uri mu masengesho ya papa we na mama wawe ungana gutya ivodo ufite urugo rwawe n'abana ntacyo yakumarira ayasko cyo kurya kamba yakuzamura. Ariko mu gihe ukimara kumenya ko kutanukanya icyatsi n'ururo urava kugifeshe n'amasengesho yasko na mama we kubereke senga shinga amavi byavuye ku mavi n'ijana n'andi mavi nta bindi. Reka tuza no kusoreza ku mumaro wo gusenga ndashaka nano tubwire umumaro wo gusenga. Inyungu zo gusenga cyangwa inyungu zo gusenga se ko ari ukwiratwa na Yesu unundi waragutangirije wa mushinga wo gusenga ugira ngo mwisi ninde wagukomera amashyi ko wasenze neza. Ariko bashuma benshi barabyemera iyo bakomeye amashyi apontere
dadi wanjye ubu dufite abadadi batandukanyije abagore n'abagabo babo. Wagera mu rugo umugore bavuga ati wa mugore we wagabanyije amasengesho ya buri munsi ukajya wicara no mu rugo ukita no kubana. Umva, dadi yambwiye ko ngomba kubana nawe amezi 5 tudasibana mu rusengero, hari ibyo turi gusengera, kandi dadi ijambo yambwiye niryo bagusubye iby'umugabo yambwiye. Gusa hari abantu bajya bavuga gutyo. Ego ko nyagasani, ukaba utavuga umushumba w'umugore wawe umushumba, uri umugabo mu rugo waramukoye umugore wawe, ntashobora kugenda ku mategeko ariko aragera ku mategeko ya dadi wo mu rusengero. Ibyo rero ntibishobora gukunda. Umumaro wo gusenga rero nta wundi nuko uwatangije umurimo muri twebwe ari nawe uzawusohoza. Iyo umuntu agutangirije favor ni nawe ugira ute wongera kuyizamura, akongera akaguha n'ikuzo, akaguha akanoza ngendo cyangwa se akaguha ishimwe ry'uko wagize ute wakoze neza. Kandi biri ngo umwami wabo ngo azabakira abantu bose bagize ute bakoze neza. Natwe twize ko umwami wacu azatwakira mu gihe twakoze neza. Kandi kano gakiza ntago karyoshye. Nimuze ko nabarashaka kugira ngo baze gukizwa ngo kwa Yesu biraryoshye, ngo kwa Yesu ngo biranagana. Ntago binagana kwa Yesu birasharira. Yesu abanza bisharira agaherutse biryoshye. Sinzi batetesha abantu ngo muze musenge ngo kusenga biraryoshye. Ninde se uba mu gisirikare yumva ko mu gisirikare yumva ko azambara umwenda w'umwe ryabishakira? Ninde wabona se yambara ikoti ryabishakira? Ninde umwana wose yambaye ishongo ryabishakira? Ninde warabasatetse umusasi w'igisunzu nk'uko ubona abantu batereka ibisunzu by'imisasi bagatereka bagahizeriya? Ninde wabona ateretse ubwanwa bagezera nk'ubwashe? Nuko se batabukunda? Nuko umwami wawe ariko yabategetse. Wari wana umusirikare yakugama izuba? Oya. Wamona se mwugamana imvura muri Nyabugogo imvura iguye ihinze? Wari wana se kibo karebe kibuno cy'umugore cyenda kikubita muri Nyabugogo ngo agihindukire ngo akirebe ngo agikwize amaso? Mu byo yatojwe ntibirimo. Hako mvuga utumwa ava mu rusengero akagongesha imodoka ari kibuno cy'umugore biri wanyu mu rusengero. Yabwirije ngo namwake n'akanimero ngo mfite iyerekwa ryawe. Iyerekwa utamuhaye mu rusengero ushaka kuzari muhera hehe? Mu cyumba hehe? Cya hotel. Ubwo n'ububandi nyine. Ubundi se Imana akore muri hotel ryari? Biravuga ngo muzagera hose hazahinduka hera. Aho hera rero ahitwa hera, aho abantu bageze hera cyane ni muri hotel cyane. Niho bageze hera cyane. Aho ndashaka kukubwira ngo ibi bintu abantu barimo bigira. Umuntu w'Imana uzasigazwa n'ibi bintu azagira agaciro nk'uko wafata nk'uko umuperezida bumwe mu gihugu akaba umwe mu gihugu, n'uwo muhanuzi nawe azaba ari umwe kandi azateranwaho n'abantu, azakira ibibazo bya benshi kandi bazamushaka kuko icyo gihe azaba yarasizwe ibintu bimeze nk'ubu cyane bose baza bamurigata. Abantu barekere kuno bivuga ngo abantu nibashake bakora ibyo bakora, mureke abantu bajoyinga ubuzima bwabo ko babyumva. Yesu nimba baramutegeze bakamubura, nimumva ko ari igihe cyo kugaruka, bazagaruka kandi bazasanga Yesu atarahindutse. Nta n'agacagira ko kumuhinduka gahinduka namba kamugaragaraho. Numurambirwa uravamo ejo hakaza undi, yurambe kumukora ejo haza nundi. Sinzi impamvu abantu nirwa bariremaza ngo Imana atubwiye ntago tuzahaseba, ngo ntago usiye no gusiba no gupfurapfa. Ubusuru abantu bose bari usoromwe arabose bose bakoze ibyaha. Ubusa nta n'abantu bapfuye bavuye mu masengesho. Ari amakorera akora impanuka avuye kuririmba avuye mu giterane abayazize iki? Nyina bakoze iki? Barakura bareka ibintu by'imikino. Mu gisirikare barakurasa icyo kuri kintu mu gisirikare baturusha nuko iyo barashe mwene swo muri ku rugamba bamwe na bamwe bahita bamugufata bakamujya kumubika ahantu ngo ataza kwivanga na haduye bari kurwana nazo, bakamenya aho bamusize bakaza urugamba rwanjye bakaya kumureba. Ariko twebwe turabagana nitwubahana mu murimo w'Imana. Ntavuga ati ngiye kanakara yarandeze arankuriye mu mwuka, na apotre wanjye ni umushumba wanjye ni numwa. Reka fa kubazi guhanura no kubwiriza wamubaza iki? Ntago mu murimo w'Imana tujya twuzuzanya nitwunubahana. Yego David urakoze cyane kudusobanura kudufasha cyane kuntu byo gusenga. Wenda turimo dusoza hari ubutumwa bundi ushaka gutanga ubundi ukadusengera Imana. Ndumva
nta kindi twakora muri iyi minsi ubundi buri impuguro ni ubutumwa bwiza kuba abantu batumva impuguro tubashyiraho ubu none se hari umuntu umaze imyaka 10 mu rusengero avanga Imana amubwiye ngo azakira kandi uko agenda iyo myaka 10 ari kugenda asaza ukibaza azaba atakicara mu ndege amasaha 2 umugongo warabaye paralize ubwo bukire abazaba bumuzanira nk'uko imvura tubone dusanze mu isi wowe ubukire buri mu bantu banza wikonegite n'abantu Imana iguze usengera ahubwo ati Imana muza n'abantu mwigikundiro mu bantu kuko abantu nibo bafite ibyo dukeneye Imana irabategeka urumva kandi ubuzima bwose nawe ubona bakora badasenga bose nta muntu utagizwe n'undi muntu baho nta numwe usibye nanjye uri gusenga mbasaba n'undi ucuruza nawe akeneye abakiriya baza kumugura ngo ngo azatere imbere n'uri kubakana abakeneye abayede baza kumuzamurira itafari kuko ibyo ntiyabyishoboza buno buzima bwose rero ni gatebe gatoki bareka abana ahubwo bave mu byo basenge ijambo nshorezeho twebwe dusenga ni dukore ibyo dushoboye Imana dukore ibyo tudashoboye ibyo nshoboye gukora ni ngende mbikore ibyo ntashoboye Imana igende ibinkorere yego Mana ndagushimiye uri umukozi w'umuhanga turagushimiye ko wera tugushimiye ko ukiranuka tugushimiye ko uri imbaraga tugushimiye ko watubashishije tugushimiye ko wazukiye muri twe umwuka akaba muri twebwe agakorera muri twe akagendera muri twebwe turagushimira ko wamutanze ukabana natwe mu izina rya Yesu Kristo wahinduye ubuzima bwacu wahinduye ubuzima bwacu watuye muri twebwe uratwigaragariza ndasenze rero ikiganiro dukoze giherekeje ijambo ryawe mwuka rariherekeze rishora imizi mu mitima y'abantu tutirengaje ku bantu bajajinga umwuka wera ndetse n'ibyo tuba twavuze abo nta kintu badutwaye kandi bamenye ko gihonome babashiramwe twebwe ahubwo baba barayisanzemo kera barimo gusakuriza n'ingunguru zirangira nta kintu zifite kandi ingunguru itagira amavuta irasakuza isakuriza bari hafi na kure bareke gusakuza rero ahubwo bashaka amavuta bashaka urukundo bakebwe bwa kabiri bakiranuke neza mu izina rya Yesu dusengeye inshuti zacu dusengeye abavandimwe dusengeye igihugu cyacu dusengeye mwami Imana yacu abantu badukurikirana mu izina rya Yesu abantu badushyigikira muri biganiro mu izina rya Yesu abanyamugisha bafite ibibazo bitandukanye bafite indwara kwa muganga barimo bivuza bakomeze bivuze ukorere mu baganga mu izina rya Yesu cyo uzakire mu itandukanyirizo ryuko ibyananiye mwana w'umuntu ku Mana bishoboka uri Imana irema uri Imana ishoboye uri Imana Adonai uri Imana Elohimu ndagushimira mu izina rya Yesu gusenga n'ubuzima gusenga n'imibereho ijambo wavuze uraririnda kandi ijambo wavuze rigamba uruzimpara mu izina rya Yesu rishikazwe by'umuriro ndasenza akakanya ka none mu izina rya Yesu Kristo urero urakiranuka urero urahambaye tuvuze bikeya bindi byose budana n'ubuntu bw'abera bwo mu ijuru amen 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 reka tugushimire kandi shimira gukurikiye ku muntu wifuza nimero yawe ndayipininga hasi amen amen